Yesu ashimwe bene data, dusangiye gusoma ibyanditswe byera. Ndanezerewe kuri uyu munsi wa none kuko Imana ikiduhaye umwuka w'abazima kugira ngo dusangire ibyanditswe byera. Uyu munsi turasoma amagambo y'Imana yanditse mu Itangiriro 15, 16 ndetse na 17. Tunasome no muri Luka ibice 6. Amagambo twasomye uyu munsi ni amagambo meza cyane. Amagambo twasomye mu Itangiriro ibice 15 ndetse ukagenda ukajya no kuri 16. Ni amagambo ari mu ubwenge cyane. Ni amagambo agaragaza ukuntu Imana yatoranije Aburahamu, noneho ikagenda imuha amasezerano ndetse ikagenda iyasohoza. Hari aho twasomye dusanga ukuntu Imana yasanze Aburahamu ikamubwira ngo nzakugira mugari, nzakwagura, nzaguha umugisha, nzabana nawe, nzakugira ishyanga rikomeye, uzabyara abami. Ariko ibi ngibi Imana ikabibwira umuntu ufite imyaka 90, 70, umugore afite imyaka 80, ari umukecuru wacuje udashobora kubyara. Imana idusange cyane. Amagambo natekerejeho ndeba gukora kw'Imana mbona kuratangaje. Ndagira ngo nongere nkubwire ngo Imana twizeye, Imana dukurikira, Imana twitirirwa ntabwo ikora nk'uko abantu bakora, nta nubwo itekereza nk'uko abantu batekereza, kuko n'Uwiteka usumba byose, n'Uwiteka nyir'ibihe, n'Uwiteka nyir'ubushobozi. We utera ingumba kubyara, agatera abasaza kubyara, agatuma barera. Ariko muri iki twasomye, icyo nkundira Bibiliya ni uko igerageza kwerekana imbaraga z'Imana, ikerekana intege nke z'umwana w'umuntu. Twasomye ukuntu Sarayi, ariwe Sara, waje guhinduka Sara, yabwiye umugabo we ati twumvikane, ngewe kubaho gutya nkarinda mpfa ndi incike nta n'umwana ngira, aho kugira ngo ngomeze gutya mbyarira umwana ukoresheje umuja wanjye. Umwana nzamwiyitirira ariko abo wanjye. Ariko ibyo ntabwo byari muri gahunda y'Imana. Reka nkubwire, uyu munsi ndagira nkubwire ikintu cyitwa kwicira inzira. Abantu benshi bakunda kwicira inzira, cyane cyane iyo bazi ngo Imana yarambwiye, yavuganye nanjye, ariko igihe cy'Imana kikaba kitaragera. Abantu bakunda kwicira inzira kuvuga ati ko yavuze, icyatuma ntakora ni ikihe, reka nkore ntya, reka nturikinge ibintu bimeze gutya. Ariko wareba muri rusange ugasanga si ibyo Imana yavuze. Ariko hari impamvu yo kwicira inzira nanone, ni uko umuntu aba areba agasanga iby'Imana yamubwiye birimo gutinda gusohora. Ariko reka hano tuhakura isomo rivuga ngo Imana ntabwo igitinza isezerano ryayo. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo nanone dutinde ku ijambo twasomye hano mu Itangiriro 16:13. Iri ni ijambo ryavuzwe n'umugore watotezwaga cyane, atotezwa na nyirabuja, kamwite ngo umunyamubiri, kubera yuko uyu mugore yabanje kubwira umugabo we ngo bave mu masezerano, arangije abo wa mbere wo gutoteza uyu Hagari. Kandi Hagari ari we mubwiye ngo najye kuryamana n'umugabo we. Bituma Hagari ngo amuhunga, kubera ko ngo yari afite ubukana bwinshi cyane. Ariko na Hagari nawe ntiyamwubahaga. Ijambo yavuze, aravuze ngo ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati uri Imana ireba. Ati mbese indeba nayiboneye na hano, uri Imana indeba. Reka nkubwire mwene data, ndashaka kuguhumuriza nkubwire ngo hari Imana ikureba, hari Imana ikwitaho, hari Imana idashobora kukureka. Kandi iyo Mana ukuntu igikureba rero, ntabwo ikureba uri mu byiza gusa, nta nubwo ikureba uri mu ntebe z'ibyubahiro, nta nubwo ikureba bari kugukomera amashyi. Ikureba n'abantu bakurojese, ikureba n'abantu bakwanze, ikureba n'abantu batakigutekereza, ikureba wavuye mu byawe. Mbese naha naho Imana yahandebera? Yego, yahakurebera kandi yaguhera amasezerano nk'uko yahaye Hagari, ikamubwira ngo uyu mwana ubyaye nzamwagura, kuko aturuka kuri Aburahamu nahaye umugisha. Imana idusange cyane. Hanyuma igice cya kabiri cy'amagambo turi gusoma uyu munsi, yo mu by'ukuri ntabwo ndi buyasobanure cyane, gusa ndashaka kubabwira
ivanjiri ya Yesu ikiyigize. Iyi vanjiri dusoma buri munsi, iyi vanjiri twigisha, mu by'ukuri hari igihe njya nicara nkibaza ngo ariko ubundi ubukristo Yesu mesaje yamuzanye mu isi ni iyihe, n'iki yashaka ko abantu bamenya, n'iki yashaka ko abantu bakora. Ngisoma cyane muri aya magambo, ndi buyasome nindangiza ndekeraho, hanyuma umwuka wera gusobanurira. N'aya magambo yanditse muri Luka ibice 6, turasoma duhereye kuri umurongo wa 20 na turasoma duhereye ku murongo wa 27. Ni umurongo uvuga ngo ariko ndabwira mwebwe abumva. Nkababwira ati dore ubutumwa njye mbafitiye n'ubu ngubu. Hano muri aba bantu harimo abantu batumva, harimo abafarisayo baje kureba ibimenyetso, baje no gupinga, ariko ndashaka kubwira mwebwe abumva. Mwebwe abumva, mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababarenganya, mwifurize neza ababavuma, mubasabire umugisha. Ugukubise ku musaya umuhindurire n'uwa kabiri, uzakwaka umwitero ntuzamwime ikanzu, uzagusaba wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzabimwime ukundi, ntuzabimwaka ukundi. Kandi uko mushaka ko abantu babagirira, aba ariko mubagirira namwe. Nimukunda abakunda, muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo bakunda abakunda. Kandi nimugirira neza abayibagirira, muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko bakora. Kandi nimuguriza abo mutekereza ko bazabaguriza, muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko baguriza abandi banyabyaha, kugira ngo bazagurirwe ibihwanye n'ibyo babagurije. Ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo ingurano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana bisumba byose, kuko igirira neza ababi n'abeza. Imana yacu dusange cyane. Aya niyo magambo nifuje kugira ngo nkusigire kuri uyu munsi, usigare uyatekerezaho. Ni amagambo areba umukristo mu by'ukuri akwiye kwitwara gute, ni gute yarakwiye kujera relation ze n'abandi. Twebwe usanga harimo kwihorera, twebwe usanga harimo kwanga uwatugiriye nabi, twebwe usanga harimo guca imanza. Ariko aya magambo nta kintu yasobanura. Ni Yesu wayavuze ubwe. Ndabwira mwebwe abumva, mwebwe abadapinga, mwebwe abashaka kujya mu ijuru, mwebwe abashaka kumva ubutumwa buturutse kuri jye, mugirire neza abanzi banyu. Umwami adusange cyane. Ndumva ndekeye aha ngaha, ndabifuriza umugisha w'Imana, mbifuriza umunsi mwiza, kandi tuzongere duhure ejo dusoma ibyanditswe byera. Amen.